turagarutse n'amakuru akomeye cyane muri aya masaha kabisa n'amakuru mbazaniye amakuru ari kugenda avugwa none hanga mu mujyi Uvira rwagati indani hongeye kugaragaramo ibintu bidasanzwe. Ingabo z'u Burundi zitangiye gusubiranamo mu bice bigiye bitandukanye musangiye kugenda mbabwira aho batangiye kugenda bahangana na coalition. Abacashuro biravugwa ko bananiwe kujya ku rugamba bakitabaza Wazalendo, ariko kandi akaba andi makuru ari kuvuga yuko bakomeje gukora ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro acukurwa no muri Sud Kivu, aho rero biri kuvuga yuko bamaze gufata kimwe cya kabiri cy'abazarendo babarizwaga hara muri bice bya za Kiriba ndetse nano za Runingo, bakabazamura bakajya kwataka muri Sange ngo kugira ngo batinze M23 ngo ntimanuke ngitabataka ngo hanyuma babone uko bicukurira amabuye babone nuko bayohereza. Amakuru ari kungeraho kandi aravuga ko ibitero none ahangaha bigiye mu Minembwe bigakora akazi gakomeye cyane, aho byari bizamutse bigiye kugabwa kuri bano barwanyi batwirwaneho, ariko kuri ishuro bikaba bihagarikiwe hehe, ni bande babihagaritse byose mugiye kubyumva muri amakuru. Hanyuma kandi tugiye kubabwira amakuru akomeye cyane y'ibintu bibereye hano muri Ruvungi, hagati ya Ruvungi ndetse n'uno muhanda umanuka neza cyane winjira muri Plaine de Ruzizi. Ahangaha rero habereyemo urugamba rukomeye cyane rw'imbatura mugabo. Ahangaha rero ibitero bibayeho ni ibitero bigabwe kuri 23. Ibyo byose ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Je nitwa Pacific, iyi ni Ruhuka Empire News. Ahangaha rero tugiye kubana muri amakuru akomeye cyane. Reba aho hasi handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nkanga tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma tugiye kuyarambura amakuru yacu, munyemerere tuyahere hano muri territoire ya Warikare indani rwagati. Ni breaking z'iminota mike cyane, hanyuma mukamenya byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'urugamba. Amakuru yacu tuyahere muri Warikare haravugwa kuza kw'abacashuro bashyashya bano baje baba mercenaires, harimo abanyakolombia ariko kandi akabamo n'igisirikare cy'Ububirigi gikomeje ngo gutanga imyitozo ndetse n'intwaro zihambaye cyane ku bazarendo babarizwa hano muri kino gice cya za Warikare. Ibitero bikomeye cyane kandi uyu munsi byabayeho ni ibitero M23 yagabye ahari ruguru gatoya aho bita Kibati ndetse n'agace gatoya kitwa akace gatoya kitwa Gasheberi, ariko kandi ruguru yaho hari ahantu M23 yagabye ibitero usa n'ukomeza uno muhanda uturuka za Gasheberi ngo winjira ukomeza ukagenda ukagera ahantu hari ibirombe nyine bino bya Alpha bine by'abanyakanada. Amakuru ari kungeraho biravuga ko M23 ngo igabye y'igitero simusiga. Iyi ni gahunda yo kujya kwigarurira umujyi wa Warikare. Ibi bibaye nyuma y'itangazo rukokoma rya M23 risohotse, ndaje naryo ndibabwiraho gatoya uko icyo riri kugenda rivuga. Hanyuma amakuru angezeho none hangaha, breaking news ziri kuvugwa none hangaha, biravugwa ko bino bitero bibayeho ari bitero bikomeye cyane, cyangwa se operation zibaye none hangaha ari operation zigamije kujya kwigarurira uyu mujyi wa Warikare cyangwa se satere ya Warikare. Ibi ngibi byabaye mu gihe mu 23 mwimaze iminsi irakazwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa nyuma y'ibitero bikomeye cyane bagiye babagabaho kandi bakabibagabaho mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo abo twabanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kwacu kako twagiye tubabwira neza cyane uko byagiye bigenda kose, twagiye tubibagezaho. Amakuru rero angezeho none hanga breaking news, amakuru angezaho ambwiye yuko M23 igize itya igahashya cyitwa coalition ikaba inabashubije inyuma tena mu birometero binini cyane, mu birometero binini aho rero M23 igize gute yigaruriye utwo duce kugeza amasaha, ariko ntago biratangazwa yuko yigarurira uduce gusa iri kuturwaniramo. Birashoboka ko hashobora kuza mu kanya gatoya nyuma y'igihe ushobora kuza kumva ngo umutwe wa 23 tuyigarurira utundi duce tubarizwa no muri territoire ya Warikare. Ibi biri kuba ahangaha mu muhanda werekeza muri Warikare centre, mu gihe hano muri Pinga naho urugamba rwahinanye. Bimeze bite rero? Ge namaze kubanza niba nagafashemo mujye mumenya yuko agahu gahuye n'umunyutsi. Amakuru ari kungeraho arambwira yuko M23 nanone muri bino bice bya Pinga ibitero bikomeye cyane byagabwe na coalition nyuma yuko M23 yigarura uduce tugeze muri tubiri, aritwo kano gace karimo Pinga Bushimo ndetse n'akandi gace kari hafi nako bita Nkasa, angaha hakaba hafi kandi no ku kibuga cy'indege. Amakuru angezeho ambwiye ko ibitero biramutse mu kanya gatoya aribwo M23 yariri gucakirana n'abazarendo bari bagerageje ibitero, ariko n'ubundi bikaba bisize gusa ntibirarangira, baracyari gucakirana impande zombi ziracyari guhangana. Turaza kumenya neza cyane uko biza kuba byitwaye mu masaha ari imbere, tuze kubabwira nyine ese M23 baba bayisubije inyuma hano muri kano gace ka Pinga cyangwa se yaba yakigaruriye. Ibyo byose rero muraza kubyumva neza cyane. Izi ziba ari breaking news z'iminota mike cyane, muba mudakwiriye kugira gute, muba mudakwiriye kugenda amucikwa. Amakuru kandi ari kungeraho akomeye cyane
ari kuvugwa y'ibitero bikomeye cyane cyese y'ibitero karundura n'ubundi bibayeho none ahangaha amakuru ya breaking news angezeho araza kuvuza aya makuru angezeho ya breaking news, amakuru akomeye cyane cyangwa se amakuru ahambaye. Aravugwa ko kandi uyu mutwe wa 23 ugize utya ugakora akazi gakomeye cyane, by'umwariko ahangaha hano hepfo gatoya yaho bita Peti ndetse muri kano gace kitwa Katobi, ngo hagaragaye abazarendo bageze ku 8 mu kanya gatoya, bararenga 8 tena, ngo bararenga 8 kabisa. Ngaho rero ngo bagize gutya bakagaba idutero dutunguranye, ariko ngo hari harimo n'ubusahuzi. Ahangaha rero M23 ngo nta kindi kintu ukoze usibye kwita yirwanaho, cyangwa se abasirikare basigaye inyuma nyine bakora akazi. Hano ngo rero harwanye abakrodofesi ba M23 kuko nta musirikare wari uhari, kuko abasirikare bose ba M23 bari mu rugamba rwo kwigarurira kara gace ka Pinga. Amakuru angeze ambwiye yuko babakubise ishuro mu minota mike cyane, kandi bakaba bafashwe rwa mikono bose nta numwe wacitse. So ngira ngo ibyo murabyumva neza cyane yuko rero byari bitero byapanzwe byo kugira ngo M23 bayivangiremo hagati, nibamara kuyivangiramo hagati ibure uko yikotorora, hanyuma abasirikare bari imbere batangire gushya ubwoba bagira ngo bagenzi babo basize inyuma batatswe, ngo hanyuma babone uko babakura muri kara gace ka Pinga. Abangaba rero bagerageje buno buryo ntibubakundiye. So ngira ngo ibyo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kago. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri bino bice bya za Warikare ni gatoya cyane, ahantu bita Breusa mwiri joro ryakeye. Amakuru nakiri yambwira yuko ngo haberemo ubusahuzi ngo bukomeye cyane buhambaye, ngaho umusevire yaje kwinjirirwa mu nzu akibwa tena kanakubitwa, yakubiswe na wazarendo. Amakuru mfite nuko zari wazarendo ngo zigeze muri 3 bagerageje kwiba uwo muturage, gusa kubw'amahirwe hafi aho hari intare za Sarambwe ngo zahise zitabarira mu gihe. Ibyo byose rero ngira ngo muri kugenda mubyumva neza cyane gatanu ku kagenzi kako uko byifashe nuko bihagaze muri rusange. Andi makuru kandi akomeye aravugwa hano muri bice bya za Rusamambo, aho Rusamambo kuri yishuro noneho ngo bibaye nta gihindutse, mushobora kutazumvamo ibitero byabaye bitewe nuko no mutwe wa 23 ngo azindukirijemo imirwano ikomeye cyane n'ubundi yo guhiga zino FDL. Twihute cyane muri Masisi Side haravugwa naho imirwano anga ni muri groupement n'ubundi ya Nyamaboko. Anga muri groupement ya Nyamaboko haravugwamo imirwano ahantu bita Murema, ariko kandi akaba n'akandi gace gakomeye cyane kitwa Gatobotobo. Aka gace rero nako kakaba kabereyemo imirwano ikomeye cyane. Hanyuma kandi ahandi hantu hitwa Bukumbiriri, anga ni mu musozi, ariko uyu musozi ukaba urimo ngo umutwe wa 23. Uyu musozi iriko ngo ukaba wavumbutsemo ikintu kidasanzwe, hakavumbukamo za FDLR ndetse na za Wazarendo ngo zagize gutya zigashaka gutungura mu 23, ariko n'undi ntibibakundire, ahubwo bagakubitwa ishuro mu minota mike cyane nk'iyo guhumbya. M23 rimaze gukemura ibibazo n'ubundi byari bigaragaye muri zira axe. Ushobora kwibaza tese babikemuye mu buryo bakubise gute, byo byose ukaza kubyumva neza cyane gatanu kuri gagenzi kako, by'umwariko kubijyanye n'urugamba nyine rwabaye kuri no munsi. Amakuru ari kongeraho breaking news zikomeye cyane zihambaye. Biravugwa ko kandi bano basirikare ba 23 ubwo bari biturije bagiye kumva ibitero bikomeye cyane ahantu bita Ruke. Angaha hano muri Ruke hakaba haberemo ibitero, naho navuga ko ari ibitero byapanzwe n'ubundi na za Wazarendo ndetse na za FDL nyuma yo bagatabaza FARDC bakababwira ati riko se ibi ni ibiki, batabaza leta Kinshasa ati twe mu gihe turi mu rugamba dushakisha buryo ki twabohore ibice, nta kintu muri kutumarira, nta bikoresho, nta byo kurya, turi mu bice bibi birazwamo aduyi, ati saa ku isaha twese mwajya kumva twapfuye twashije. Akaba ariyo mpamvu ahantu hitwa muri Ofamando ya mbere ndetse na Ofamando ya kabiri hakomeje kujya hiripotinga abasore ba Wazarendo kubera kubura uko babigenza, bakabona ntibari bwatake M23 ari bonyine, bakabona bakubitwa bakicwa, bakareba bakabona nta bufasha bwa FARDC buzahagera vuba, bakabona n'ubundi bwazajya kuhagera bose barapfuye. Hanyuma makuru rero akavuga ko bakomeje kwijoiningira M23 ku bwinshi, bamanika intwaro bavuga ati twebwe twemeye icyaha, ati turemeye kujoininga force, ati mudufate aho kugira ngo mugire gute mutwice. Hanyuma tugaruke gatoya ahantu hitwa Gatobotobo. Anga hose tubibutse ko ari muri Masisi. Gatobotobo naho ibitero bibayeho bisa nkaho ari operation z'umujinya zikomeye cyane zakozwe n'umutwe wa M23 kuri ishuro, aho rero hano bakoreye imirwano ikomeye cyane bagakubitana
n'uyu mutwe wa Wazalendo zo muri APCLS zino zo kwa Janvier Karayiri ndetse n'uyu nguyu Janvier niba ari Bonane uko nguko. Hanyuma rero ahangaha rero ikintu cyabaye nta kindi usibye guhangana M23 rero bikaba bisize yivuganyemo Abazalendo batari bakeya. Hanyuma tugaruka hano gato Nyamaboko aka ni gace gakomeye cyane uyu mutwe wa 23 werutse kwigarurira, ariko aka gace ukigarurira n'ubundi iyi coalition mu bice bimwe na bimwe birimo kuvugwa, biri kugaragaramo urugamba. Biragaragara yuko M23 yo nta kitakoze kugira ngo igire gute ibohora ibice bimwe na bimwe n'ubundi biri kugenda biberamo urugamba. Sasa rero ngira ngo murabyumva neza cyane ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma twigarukira gato muri Bukumbiriri anga mu musozi mo hejuru indani. Mu musozi mo hejuru muri Bukumbiriri havugwamo imirwano naho itoroshye. Uyu mutwe wa 23 wagabweho ibitero. Ushobora kwibaza ngo bino bitero byavuye he kandi no musozi ubarizwamo M23. Ibi bitero rero tubabwire ko buriya M25 hose iri axe zose herereyemo nubundi nta munsi numwe bujya bwira nta sasu rivuze. Bivuze ngo mu bice byose barimo ibice birimo umutekano n'imbarwa, ahantu udashobora kumva amasasu kuko nano mu mujyi wa Goma uracyagira gutyo kumva amasasu aravuze, ukagira gutyo kumva ngo umuturage yapfuye wirunaka ngo yishwe na za FDLR, by'umwihariko hano za Kanyamahoro hano za Kanyarucinya ukumva habereyemo amasasu. Ariya mu misozi za Mutaho haracyarimo FDLR, mu kirunga cya Nyiragongo harimo FDLR agahishye. Noneho si nabo bonyine, harimo ingabo z'u Burundi, harimo Wagner Group, mbese harimo abantu benshi cyane n'ubundi bafite kandi gahunda cyangwa se bafite ama operation kuzafata umujyi wa Goma isaha ku isaha. Niyo mpamvu nababwira ngo ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo umuntu ngajya ngo muri zengo ngo M23 ngiri muri axe zose ngo zirimo umutekano ya ntawo kabisa. Haracyagaragaramo adui kuko niba abantu hacyumvikana impfu z'abantu kereka niba bicwa n'ama 23 kandi murabizi neza cyane uyu mutwe wa M23 ntago wakica abantu kandi urwana uvuga ko uri kurengera abantu. So hagati aho rero nukuvuga ngo ibice barimo byose biracyagaragaramo adui. Ubwo mwebwe rero nta kindi kintu musabwa usibye kutwiyungaho mukadufollowinga, hanyuma mwamara gukanda kuri subscribe mukajya mubana natwe umunsi ku munsi, by'umwihariko mukajya mubasha gukurikirana n'ubundi ibijyanye n'uru rugamba rukomeje kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa andi makuru akomeye cyane n'ubundi ari kuvugwa ajyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko kwishura nanone ibitero byabayeho kandi nanone byagaragaye mu bice hariya mu mashyamba ya za Kazaroho muri za teritwari ya za Rucuro, naho humvikanyemo amasasu akomeye cyane ku bitero bikomeye cyane byagabwe kuri uyu mutwe wa 23. Ibitero kandi bikaba byasize M23 bayisugumyeho ngo nk'ikilometero kimwe cyose guturuka hano muri Rucuro satere neza cyane. Bivuze ngo barashaka kwigarura n'ubundi teritwari ya Rucuro, hanyuma rero M23 nayo ikabyanga. Ubwo rero turacyakurikirana turebe se koko M23 biraza kurangira itsinzwe muri Rucuro cyangwa se iraza gutsinda. Byose rero bikubiye mu biganiro tugenda tubakorera isaha ku isaha. Mushobora kujya mwumva breaking news nje hano nkafata mikoro nkazibabwira z'ukuntu urugamba ruhagaze. Hanyuma twihute cyane tute twinjira muri Sud Kivu nta byo gutinda, wenda turaza kugaruka gato ku mutekano hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ibyitangazo turaza kubigarukaho. Reka mbabwire neza cyane urugamba rukomeje gutegurwa ndetse no kuba hano mu bice bya za Uvira. Umutwe wa 23 uravugwaho ibitero bihambaye ukomeje kujya ugaba kuri coalition ngo ndetse kandi urashinzwa kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye kandi mu gihe ngo bari mu masezerano y'amahame. Ibyo byose biri gutangazwa na leta Kinshasa ku mbuga za Wazalendo, ku mbuga za FARDC n'andi agiye atandukanye nyine, aho abantu mwese mukunda gukurikirana ibyo urugamba rubera hano hakurya ngira ngo mwese mamufollowing izo mbuga mugenda musomaho amakuru n'ukuntu biba bigize gute byifashe. Amakuru ndi gukurura aravuga ko M23 kugeza uyu magingaya nta munsi numwe iragaba ibitero kuri coalition, ahubwo buri munsi igabwaho ibitero. Ahubwo ikintu ikora yo ni ukwirwanaho, nyuma yo kwirwanaho bagahindukirana coalition yabagabye ibitero hanyuma bakayisubiza inyuma bikarangira bigaruririye agace. Bivugwa ko kandi M23 ngira ngo ubwo aherutswe kuvuga Colonel Wingoma ubwo aherutse kuvuga yuko operation zigorwa hariya muri Uvira atari zo kwigarurira ibice ahubwo ari zo kurwana ku bice n'ubundi bagize gute bigaruriye. Ngira ngo uyu munsi
mu ijoro ryakeye nibwo hagaragaye itangazo rivuga by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba, ubwo AFC M23 yemezaga neza ko ikomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane na Kinshasa, kandi ko nta kindi kintu igomba gukora usibye kuhagarika ibyo bitero ndetse no kujya kubihagarika. Nimvuga kubihagarika ni ukujya gufata ahantu ayo masasa ari guturuka bakagira habo bakagera. Ubwo urumva niko nko gufata umujyi wa Goma Prito. Mujye mwumva neza cyane munasobanukirwe ibyo uno mutwe wa 23 utangaza. Ntago ujye utangaza uvuge ngo tugiye gufata umujyi wa Uvira ngo cyangwa tugiye kugira gute. Oya, baramutse babitangaje no vuga ngo coalition itimenya wagwani ikamenya yuko bagiye kugira gute, bagiye kujya gufata umujyi wa Uvira, hanyuma bakongera imbaraga zishoboka izo zose zatuma uyu mutwe wa 23 utigarurira umujyi wa Uvira. Biravugwa ko kandi umutwe wa 23 wayisugabwa y'igitero karundura gikomeye cyane hano neza ku bitero byabayeho ahantu bita Ruvungi. Ahangaha byabaye neza cyane mu kanya gato gatambutse mu masaha mu gitondo, ubwo byagabwaga nyine kuri umutwe wa 23 bitero kandi byanasize M23 wabagize gute bayisubisha inyuma. Byo byamaze kuba byemezwa kuko M23 irakurwanira mu gace gatoya ka Ruvungi. Ntago Ruvungi yigeze yifata, agace yafashe kitwa Katogota ndetse n'agace ka Bwegera ndetse na kano gace ka Sange, ariko utundi duce ntago iratwigarurira. No kuvuga ngo baradufashe ariko ntibaturwaniramo. Muze kunyumva neza cyane nimvuga ngo baradufashe ntimwumve ko tukibera mu rugamba utwo Prito ntago tukibera mu rugamba, ahubwo urugamba rubera mu nkengero cyangwa se rubera mu tundi duce ariko tutabarizwamo uyu mutwe wa M23. Bivuze ngo iyo bafashe agace bakarengaho nk'ibirometero bingahe barangiza bakajya kurwanira mu kandi kugira ngo nako bazakiyungeho, nibamara kukiyungaho bamaze kugafata bahita bajya kurwanira mu kandi kandi bagasige mu mutekano. So amakuru ari kungeraho rero ndagira ngo tujye tujyana neza cyane akantu ku kandi kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nkanga tuba turi kugenda tubagezaho. Amakuru ari kungeraho aravuga ko abaro barwanyi ba 23 ibi bitero bibayeho mu kanya gatoya bigabwe n'ingabo z'u Burundi bitumye M23 igira gute, bitumye ikubita coalition yari iri hano hagati ahantu bita aka gace wenda ndaza kukibuka neza cyane, ariko na gace kari hagati urenze gatoya hano Ruvungi usa n'uwataye Bwegera gatoya uri musa n'usubiramo no muhanda ukomeza muri za Sange. Ahanga rero niho habayemo ibitero bikomeye. M23 kabikubise coalition ikayirenza Ruvungi, ariko nukuvuga ngo ntago babakuyemo muri Ruvungi M23 hafate. Oya munyumve neza, ahubwo babavanye hano mu gace kari muri Ruvungi ko Ruvungi ni nini cyane, babamanura mu muhanda basa n'abasubira inyuma baramanuka baragenda hepfo muri Plaine de Ruzizi, ariko abandi bari barimo muri Ruvungi neza mo hagati bo nago M23 bakuyemo. Bivuze ngo ibitero biracyarimbanyije cyangwa se ibitero biracyari kuba kugeza maginga yangaya. Hanyuma indi mirwano ikomeye gusa muri Bwegeraho nta rurwano rwahabaye cyangwa se nta mirwano yahabaye, ahubwo ahitwa Sange ibitero bikomeye cyane byagabwe na Wazalendo, ariko bano Wazalendo bari batumwe n'abamerceneri mu gihe bano bamerceneri ngo bari gutunganya amabuye agomba koherezwa ku mupaka Kavimvira, agafata imodoka akerekeza Bujumbura hari ku kibuga cya Marikiyoro Ndadaye akatakomeza mu bihugu byabagakunda buhake, hanyuma bakagira gute bagafatanga amafaranga kuko ngo bararebye neza cyane baritegereza ngo babona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo amafaranga yo kubahereza ngo ntibayabona, bityo rero nabo bagakora iyo bwabaga kugira ngo bihembe. So ubwo rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ya bino bitero biravuga ko bano Wazalendo bagiye bagasa n'abashima sunuko navuga ngushyira bagasa nk'abahinga ku rutare kuko ibitero bagabye ntibyabahiriye cyangwa se ngo bibakundire, kuko bahise bakubitwa ishuro baramanuka te n'abamerceneri. Amakuru mfite nuko bataye amabuye bakirukanka bagahunga, gusa ngo bamwe muri bo bavuze taho kugira ngo jewe nsigibuye nasiga ubuzima bagenda barijyanye. Bivuze ngo rero banakunze amabuye kurusha ubuzima, hanyuma niyo mpamvu baje mu rugamba bakaba barananiwe kurwana kuko bafite izindi operation bari kwikorera ubwabo zibabyarira amafaranga kandi badapfuye. Ibyo byose ngira ngo murabizi umucashuri ikintu cya mbere n'amafaranga abonye hayakura, kandi ubwo n'umusaruro wari umwitezemo ntago ubona. Bivuze ngo Kisekedi aracyapanga imipango, ariko iyo mipango yose ikabikomeje kugenda igira gute imupfira ubusa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma kandi nagira ngo mbabwire yuko ahantu hitwa Rurambo, Rugezi, Mikenke hano muri Kabasha hano
kwa Nyamigezi ndetse n'andi agiye atandukanye hano muri Sud Kivu, by'umwihariko ari mu bice byo mu mirenge ahabarizwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, naho wakomeje kuvugwa ama operation akomeye cyane akomeje gukorwa na za FDL ndetse na za Wazalendo. Ahangaha rero nibwo twirwaneho ngiye wakoze amateka kuva yakabaho yakitwa kwirwaneho. Ku munsi w'ejo yica defense yose y'abasirikare bazamutse b'intera hamwe ba Wazalendo, aribwo uyu mugabo Jati Tungane niba ari Jati Tungane hagati aho ngaho, uyu mugabo nawe w'umuzarendo ukomeye cyane ndetse no wita Foka Mike ndetse n'undi muzarendo umwe nawe ninza kumwibuka ndamubwira. Ahangaha rero barahakubitiwe, abazarendo be bose bararaswa, nta numwe wagize gute warokotse, ndetse n'abagiye barokoka bagiye bagenda ngo bagwa urusorongo. Uyu mutwe rero watwirwaneho wagabwe ibitero karabutaka ni mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo, nibwo ku mugoroba ngo hagendaga hagezwa koalisiyo yagendaga ihagera n'ubundi igamije kugira gute kubagabaho ibitero ngo babambure kari agace ka Minembwe, ngo kugira ngo indege za Sukhoi zijya ziza ngo zijye zibona aho ziruhukira. Hanyuma kandi amakuru angera akavuga ko kandi bari banafite gahunda yo kwica bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bose ntihagire kandi n'umwe basiga. Ibyo byose rero bikaba byari byapanzwe tena bigiye no gushyirwa mu bikorwa, ariko Imana ikahita yatabara vuba ikinjira muri bano basore b'amadubu, bakahita bakora akazi mu mwanya muto nko guhumbya, bakaba bakemuye ibibazo n'ubundi byari bigize gute byari bibugarije. Bo bavuga uko bagomba kurwana kugira ngo babeho, kandi ura umuntu avuga ngo genda rwana kugira ngo mbeho, aba yiyemeje buri kimwe cyose kigomba kugira gute kumubaho. So twihuse cyane n'andi makuru akomeye cyane cyangwa andi makuru ahambaye mu buryo bukomeye cyane. Nanone amakuru ari kuvugwa, biravugwa ko kandi n'umutwe wa mama 23 cyangwa n'umutwe wa M23 wakoze akazi gakomeye cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu tuvugana wahashije icyo sunavuga ngo kira wakubise cyitwa Farlese hano mu nzira ya Rurambo, mu muhanda uva muri Rurambo ukomeza ujya muri za Kaziba ukomeza werekeza muri Uvira. Ahangaha rero bari bazamutse abasirikari batari bakeya b'abarundi, aho bari bagiye nabo gufasha bagenzi babo kugaba ibitero kuri bano basore batwirwaneho, bikekwa ko bari kumwe n'abasore ba M23. Ibyo byose rero ngira ngo birumvikanye. So ndagira ngo twihute tujye muri operation zikomeye cyane zapanzwe na FARDC zigashyirwa mu bikorwa na Wazalendo zibarizwa hano mu gice cya Karehe hano muri territoire n'ubundi ya Karehe, ariko usa na winjiye mu indi territoire uza hano muri za Kavumu. Ahangaha rero hakomeje kuberamo ama operation akomeye cyane, aho rero bivuga ko Wazalendo zariye amavubi ngo gahunda ni paka Bukavu kandi bakuyemo iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi bitero bikomeje kubaho bizengereje mama 23 ku rwego rwo hejuru, ariko nabo ngo bakoze icyo kwita gutanga ikosora ndetse no guhereza amateka cyane atazibagirana Wazalendo. Ubwo ayo mateka namwe muyanarize muze kumbwira yari yo muri comment, kuko ibintu bibaye byo nagahuma munwa. So reka rero mbashimire mwese twagiye tubana muri amakuru. Urugendo nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Empire News. Mukomeze mukande subscribe, musharinge, mukore comment ku bwinshi kugira ngo dukomeze twaguke mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabashimiye. Mu kanya gato ni breaking news z'amakuru aza kuba agezweho, mbasomera n'itangazo rya AFC 23 bamaze gusohora mu minota mike cyane itambutse. Dusubire mu kandi kanya. Ciao ciao.